uyu mwanya Yesu agukorera igitangaza, babandi baguhebye babibone, nanjye Yesu ankorera igitangaza, abampebye babibone mu izina rya Yesu. Aho uri hose rero, inkuru cyangwa ijambo tuzanye Imana duhaye nirivuga ngo haracyariho gukora kwa Yesu. Turagusuhuje wowe wakoze subscribe kuri Mukakarangwa TV, kandi nkwibutsa ko ugomba gukurikirana video zose dushyiraho kugira ngo ukomeze gukurikirana ubutumwa tubagezaho. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste, agiye kutugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye. Reka tumuhe umwanya aritugezeho. Haleluya. Amen. Imana yawe icyubahiro, turagushimiye cyane ubana natwe, tuje imbere yanyu kuko dufite icyo twahawe. Mbere yo kukibaha reka tubanze dusenge kugira ngo umuntu wese abashe kuvuga ati uyu munsi twahuye n'Imana. Reka dusenge. Turagushimiye Mana, turagushimiye kuko ugira neza, turagushimiye kuko udukunda. Aya masaha tungiye kuganira n'ubwoko bwawe kugira ngo tubashe kumva icyo uzanye uvuganye natwe, kandi ijambo tugiye kumva ridufashe, utindane na buri umwe kandi ugumane nawe. Turasenze kugira ngo ubane natwe kandi utwereke mu bumana bwawe, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Yesu hari abareba barira kuko ntacyo byari bimubwiye. Yesu hari abareba barira kuko ntacyo byari bimubwiye. Yesu agera kwa Lazaro aramuzura barimo kurira. Yesu agera kwa Lazaro aramuzura barimo kurira. Yesu ndimo mbabwira, ntakangwa n'urusaku rwinshi. Yesu ndimo mbabwira, hari n'ibidahari bikabasha kubaho, hari n'ibidahari bikabasha kubaho. Yesu hari abareba barira. Yesu hari abareba barira ariko we ntacyo byamutwaye. Niyo mpamvu ndimo kukubwira, kwizera kwawe niko gukora. Niyo mpamvu ndimo kukubwira, kwizera kwawe niko kuri bukore. Amina. Kuba warira ugasakuza nta kiri buvemo, ahubwo kwizera kwawe no gukora kw'Imana iyo bihuye yitabiremo ishimwe. Imana ihuze kwizera kwawe no gukora kwayo, ireme ishimwe mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice 6. Turasoma mu izina rya Yesu ku murongo wa 35, ariko titire baravuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000. 35 baravuze ngo nuko umunsi ukuze abigishwa baramwegera bati ntihagira abantu, none umunsi urakuze, basezerere bagende mu ngo no mu birorero by'impande zose bihahire iyo ibyo kurya. Arabasubiza ati muba ari mwe mubagaburira. Baramusubiza bati tugende tugure imitsima y'idenari yo 200 tuyibahe barye. Nawe arababaza ati mufite imitsima ingahe? Baramusubiza bati ni 5 n'ifi 2. Abategeka ko bicara mu bwatsi butoshye bigabanyijemo inteko. Bicara 100 ahandi 50 batyo. Yenda imitsima 5 n'izo fi 2, ararama areba mu ijuru arabishimira, amanyagura imitsima ayiha abigishwa be, nabo bayishyira abantu
n'izo fi ebyiri azibagaburira bose. Bose barya barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima n'ubw'ifi bwuzuye intonga 12. Abariye iyo mitsima bari abagabo 5,000. Amen. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana ngo Yesu ahaza abantu 5,000. So ntabwo kera babaraga abagore n'abana. Dusomye ko abagabo bari 500. Ubwo abana n'abagore ntabwo barimo, ariko nabo bari bahari, nuko kera batajyaga babarwa. Hanyuma rero ngo Yesu yabwirije abantu, ariko ababwiriza ahantu hatari hafi y'ahantu hatuye umujyi cyangwa ibirorero cyangwa ahandi hantu runaka. Ngo arabwiriza kubera amagambo yari aryoshye avuga iby'ubwami bw'Imana. Abantu bakomeza kumukunda ntibumva inzara. Burya uri mu bihe byo gusenga ntabwo upfa kumva inzara. Ikikubwira ko ryageze umubiri uragenda ukamenyera, kuko uba wumva hari ibindi bihurimo. Haleluya. Maze ngo arabwiriza abantu baramureba, bigera nimugoroba bataramenya ko bwije, batumva ko bafite n'inzara. Kurangiza ngo hanyuma ngo Yesu abicaye muri abatirekeraho, bakomanga Yesu ngo rekeraho, kuko hafi ahantu ho kugura icyo kurya gihari. Twarimbye ngo kwizera kwawe iyo Imana iguhuje no gukora kwayo birema ishimwe. Yesu aravuga ngo none se naba ari mwebwe mubagaburira. Yesu yarazika abo bigishwa bafite amafi 2 n'imigati 5, nawe yarazi yuko hari icyo agiye gukoreshwa n'Imana. Hahandi rero narinje kukubwira, ugera ukabona byarangiye ku munota wa nyuma, inshuti zaguhebye, abantu baguhebye. Hari igikombe ujyamo abantu bakaguheba, n'abari inshuti bakaguheba mu bwenge ntibabikwereke, ariko bakaguheba mu mitima yabo ukabibona, cyangwa ukabasha kubibonesha ibikorwa cyangwa imvugo yabo. Ariko ngiye kukubwira ngo hahandi baguhebye ni hahandi Yesu ahita afatanya no kwizera kwawe, agahita aguhuza no gukora ko, agakora igitangaza kikabyara ishimwe. Niryo jambo narifite aka kanya. Ni ukuvuga ngo abigishwa babonye yuko abo bantu bari mu burare, kuko n'ahantu hari hahari. Ariko ngiye kukubwira ngo mu gihe ukibona inzira, igihe ubona yuko ibyo wari wiringiye ubibuze, uvuga uti ndabicikane, kuri ibintu nziringiye, kuri umuntu namwiringiye nkaba ndaba nakunameze, kuri umusozi nawiringiye ukabutera, kuri inzu nawiringiye ikabiguye. So hahandi ibyo wabonaga wiringiye ubibuze ugaceceka, niho Imana izagukora. Hanyuma ngo abigishwa bavuga bati abantu bararya iki mu by'ukuri? Babwiye Yesu arababwira ngo abari mwebwe mubagaburira, ati kandi muzane ibyo mufite. Bati twe twajya guhaha, ati nimumpe ibyo mufite. Haleluya. Uyu mwanya nzanye ihumure rivuga ngo bareke bagende bose, bareke baguhebe. Reka n'umwana wabyaye aguhebe, reka umubyeyi aguhebe, ariko Yesu naza gukora igitangaza arahera ku cyo ufite mu izina rya Yesu. Arangije arababwira ngo nibicare mu bwatsi butoshye. Abantu bari bicaye mu bwatsi budatoshe babuvemo, baze bicaye mu bwatsi butoshye. Kandi abantu bari bicaye mu kajagari bave mu kajagari. Yesu ntabwo ari gukora igitangaza bicaye mu bwatsi bwumye cyangwa bahagaze. Yarababwiye ngo murebe ubwatsi butoshye aribwo mwicara, va mu bwatsi bwumye iyo ngiyo utereho ibyiringiro uze mu bwatsi butoshye utegereze ucecetse. Arababwira ngo kandi bicare ku mirongo, ngo bicaye ku mirongo 100 n'ahandi bicara 50 kuri 50. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Yesu adakorera mu kavuyo no mu kajagari. Igihe uzaba uri mu kajagari no mu kavuyo, igihe uzaba utariyakira, nta kintu Imana izagukorera. Ariko nibiyakira, haleluya, Yesu azakora. Haleluya. Kandi azakora ashingiye ku cyo ufite ako enetopayageti. Yesu arangije kubona bicaye neza batuje, nta kavuyo nta kajagari, afata ya mafi 2 n'imigati 5 ngo arararama arabishimira. Amaze kubishimira kubisengera, asenga Imana ibigira byinshi irabutubura. Ese ko Imana ije kukubaza ikiheraho irasanga ufite iki? Wataye kwizera, wataye ibyiringiro. Ndagira ngo wowe nanjye uze twongere dutore kwizera n'ibyiringiro twari dufite, hato hatazagira udusuzugura, hatazagira usuzugura Imana yawe cyangwa yo mu Isiraheli waciririye, ahubwo twongere twibuke hahandi twongere twavuye,
tukagwa twongere tuzamuke. Nuko Yesu ngo arararama arabishimira, amaze kubishimira abwira abicaye ngo nimuze, arabibaha abagaburira abantu bararya ngo birasigara. Imana iguhaze kandi ikora igitangaza imbere ya ba bandi baguhebye mu izina rya Yesu. Intumwa zari zivuze ngo baraburara, nizo zagaruye birasigara. Uyu mwanya Yesu agukorera igitangaza, ba bandi baguhebye babibone, nanjye Yesu ankorera igitangaza bampebye babibone mu izina rya Yesu. Aho uri hose rero, inkuru cyangwa ijambo tuzanye Imana duhaye nirivuga ngo haracyariho gukora kwa Yesu, haracyariho igitangaza, ko bugorobye bwije naho guhahira hahari. Imana ishaka kugaburira abantu bayo itabura aho icisha inzira. Urasabwa kwicara ku murongo, urasabwa kwicara mu bwatsi butoshye, urasabwa gutegereza Imana ucecetse, urasabwa kwizera, kandi urasabwa gukorerwa igitangaza kivuye kuri wowe. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye Yesu, ubwo wari uri kubwiriza mu isi abantu babaye benshi, ariko barabaye benshi bakurikije ku ijambo uri kubabwira, barafashwa ngo buragoroba. Abigishwa babagirira imbabazi ko baburaye, ariko wowe uravuga ngo nabo bari bo babagaburira. Ndagakorera igitangaza umuntu wese udukurikiye, ugikoreye muri we ku cyo afite n'icyo afite yizeye. Hereza umugisha umuntu uri hanze, hereza umugisha mu gihugu atandukanye, ko buri wese akwizeye. Reka ufate aya mafi 2, ufate imigati 5, ubyagure maze umuremere ishimwe. Urakoze urakarama. Tugushimiye ko umuntu wese uhagurukiye kumurengera, kandi tugushimiye ko abaguhamagara bakimara kuva mu kavuyo, bakimara kwicara ku murongo amajana bicaye mu bwatsi butoshye, nawe twizeye ko uza gukora igitangaza. Urakoze urakarama. Umugisha umuntu wese, kandi ukomeze kutubera ibyiringiro. Iwacu uzadutuze mu gihugu cye mu ijuru, niho twifuza, niho dukumbuye, kandi tukiri mu isi ukomeze kubana natwe. Mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen.